Urugo ni ikintu gikomeye cyane, aho usanga umuntu ugiye kujya mu rugo, ndavuga umusore ushaka gushinga urugo, aho bimusaba kwitwararika ndetse no kugira amwe mu mategeko akurikiza. Uyu munsi ngiye kukwereka amategeko 10 y'abagabo, ndavuga mu rugo ndetse no mu buzima busanzwe. Wowe ushaka kuba umugabo, ndakurarikira gukurikirana ino video kugira ngo ubashe gusobanukirwa buri kamwe kose, kugira ngo nubasha kubaka urugo rwawe ruzaba ari urugo rw'intangarugero mu ngo nziza. Ariko ndagushishikariza gukanda subscribe n'ubu utarayikanda, kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro, nanjye ubategurira buri kamwe kose ubona imbere yawe. Nitwa Aime, YouTube channel wagezeho yitwa Aime Heart. Uhawe ikaze kandi umenya amategeko 10 y'abagabo. Ndavuga wowe ushaka kuba umugabo cyangwa se wowe umugabo, ariko aya mategeko ni ngombwa yakurikize, kuko utakurikije urugo rwawe rushobora kuzagwa mu manga. Itegeko rya mbere riravuga ngo kunda umuryango wawe. Ndavuga wowe ufite umuryango, wowe ufite umugore, abana, ndetse nawe wa musore ushaka kubaka urugo cyangwa se unabifite muri gahunda, kunda umuryango wawe. Abo babyeyi banyu, ndavuga kwa mabukwe ndetse n'iwawe, mu muryango uvukamo bose ugomba kubakunda, kuko igihe cyose utabakunze ntabwo urukundo nyine uba urufite, kandi umuryango no gushyigikira igihe cyose wahisemo kwitandukanya n'umuryango wawe cyangwa se kutawukunda, mbese ntugendane nawe. Aho ngaho uba wishe itegeko ry'abagabo, kuko kuba umugabo ni ngombwa ngo uba ufite famille, kandi niba utayifite ariko ukaba ufite abantu ufata nka famille yawe, kuko nibyo bigufasha mu gutuma wiyubaka, kuko umugabo akenera undi. Rero aho kugira ngo ujye gukenera inshuti zawe ufite ababyeyi, wakenera ababyeyi. Rero umuryango ni ngombwa, ndetse simvuze ngo ni mu muryango gusa, kunda n'abo bana bawe. Umwana wawe mukunde cyane, kunda umugore wawe cyane, nibyo bizagufasha. Itegeko rya kabiri ry'abagabo riravuga ngo ntugace inyuma umugore wawe. Nyaboneka iryo rari ufite, umugore wawe ntacyo adafite abo bandi bafite. Gerageza niba hari ibyo atakunogereza iruhande rwawe, cyangwa se niba hari ibyo atanoza ku ruhande rwe, wagerageza mukabiganiraho, aho kugira ngo ujye kumubabariza umutima umushengura ngo uri kumuca inyuma. Ahubwo byaruta ukabanza ukamuganiza neza, buri kimwe cyose mukabanza mukacyumvikanaho neza, ndetse n'imiryango igaterana mukabiganiraho, aho kugira ngo ujye guca inyuma umugore wawe umubabaze kandi nawe atawigukorera. Ibyo ngibyo bizagufasha mu gutuma uba umugabo wa nyawe, aho kugira ngo ujye guca inyuma nawe umugore wawe kwita imbwa, kandi nzi ko nta mugabo ushimishwa no kwitwa imbwa. Rero gerageza aho kugira ngo uce inyuma umugore wawe, muzabanze muganire. Ibyo bishobora gutuma umuca inyuma, ahubwo mubiganireho, binonosorwe neza kandi ku murongo, binyuze mu biganiro, aho kugira ngo ukoreshe ibikorwa ubabaze umugore wawe. Itegeko rya gatatu ry'umugabo cyangwa se ry'abagabo riravuga ngo ha umwanya umuryango wawe. Ufite umuryango, rimwe na rimwe bitewe n'uburyo ushakisha ubuzima cyangwa se uburyo ushakisha amafaranga, ntukunze kuba uri kumwe n'umuryango wawe, ndetse n'igihe ubonetse ugasanga uri kwihugira, uri gushaka guhugira mu byerekeranye no gushaka amafaranga gusa, ariko umuryango wawe ntabwo witaho. Nyaboneka ndakugira inama yo kwita ku muryango wawe, kuko igihe cyose utahawe umwanya umuryango wawe, hari igihe haba harimo ibibazo, umugore wawe afite ikibazo ashaka kukugezaho, ariko bitewe n'uburyo umuha umwanya muke bigatuma atakugezaho icyo kibazo, ugasanga ikibazo giheze mu kirere kandi cyakagombye gukemuka, sasa umuryango ugatera imbere. Uragerageza ushake uko ubona umwanya uha umuryango wawe. Ganira n'abo bana bawe, ariga abana iyo bakinye nawe wa mugabo we, bituma ubuzima bwabo buba neza kandi bakanakwishimira, kuko hari igihe usanga umubyeyi aba ataboneka, ugasanga araje bagufasha nk'umushyitsi wo kugufata nk'umubyeyi. Itegeko rya kane riravuga ngo ntugasesagure amafaranga. Uri umugabo pe, amafaranga yose nawe yakorera, ariko menya ko amafaranga atari ayawe. Igihe cyose uri umugabo, kuko uri umutwe w'urugo, menya ko ayo mafaranga ari ay'umuryango. Igihe cyose ugaragaje gukoresha amafaranga mu buryo butumvikanyweho, menya ko uri gusesagura amafaranga, kandi iryo tegeko ubugishe ry'urugo cyangwa se ry'abagabo, kuko igihe cyose usesagura amafaranga kandi urugo rukenera amafaranga. Buri kimwe cyose cyo mu rugo gikoreshwa mu rugo gisaba amafaranga. Igihe cyose uri kuyasesagura, menya ko uri kwisenyera urugo rwawe.
wowe ushaka kujya mu rugo cyangwa se wowe ushaka kuba umugabo, menya ko nugerageza cyangwa se ugakoresha amafaranga cyangwa se imitungo y'umuryango wawe cyangwa se imitungo yawe ukayikoresha mu buryo bwo kuyisesagura, menya ko uba uri kwica itegeko ry'umugabo, kuko umugabo ni ngombwa ngabe umutwe we kandi niwe muyobozi. Rero igihe cyose uri gusesagura amafaranga bigera umugore agahita aba umugabo, ahubwo ugasanga niwe uri kuyagenzura bitewe n'uburyo ki abona urimo urayapfusha ubusa. Yego waravunikiye, ariko menya ko amafaranga ari umuryango ntabwo ari ayawe ngo uyagenge. Itegeko rya 5 riravuga ngo jya inama n'umufasha wawe. Nkuko twatubivuze hasi, rero igihe cyose uri gusesagura menya ko no kujya inama n'umugore wawe ari ngombwa, kuko igihe cyose utagiye inama n'umugore wawe mu buryo bwo gukoresha amafaranga ahubwo ugashaka kumva ko wayakorera, ahubwo urahita uyakoresha icyo ushaka, menya ko aho ngaho uri gukora ikosa. Ahubwo gerageza ukore ikintu cyose waganiye n'umugore wawe cyangwa se n'umuryango wawe. Hari igihe usanga umugabo akora ikintu kuba nyine ngo yitwa umugabo cyangwa se yitwa umutwe w'urugo, ugasanga buri kimwe cyose ari kugikora atabajije umugore. Ariko menya ko mu muryango bisaba gufashanya, kuko nubwo uri umugabo ntabwo uri byose, ntabwo ushoboye byose, ntutekereza byose. Rero gerageza umenye ko n'umugore wawe afite umutwe kandi atekereza. Buri kimwe cyose mujye mukiganira neza, kandi bizabafasha bitume umuryango wanyu ukomera. Itegeko rya 6 riravuga ngo ntugasuzugure umugore wawe. Nyaboneka nzi ko nubwo uri umugabo, igihe cyose umugore agerageje kugusuzugura ukora ibishoboka byose kugira ngo akubahe, rimwe na rimwe n'uhera umukubita kugira ngo akubahe. Ariko nyaboneka gerageza, nkuko wanga ko bagusuzugura nawe ntukamusuzugure. Gerageza pe ukunda icyubahiro, ariko menya ko n'umugore wawe agikunda. Mwese mugerageze mwubahane, bizabafasha aho kugira ngo ugaragaze agasuzuguro. Ibyo ngibyo bishobora gutuma umugore wawe abona ko nyine nawe agasuzuguro wako mwujuje, ugasanga nawe ari kugusuzugura. Rero ntukicuze ngo umugore wawe yagusuzuguye nawe, ahubwo ari we wabanje kumwereka uko basuzugura. Ni inama nakugiraga. Iryo tegeko ryavugaga ngo ntugasuzugure umugore wawe. Itegeko rya 7 riravuga ngo ntugakunde kurya mu kabari. Wa mugabo we, hari ukujya ndetse no kurya mu kabari. Ibyo bintu ni ibintu bibiri bikomatanyije kandi by'ingenzi. Nyaboneka mu kabari nta muntu muzima uburiyo, uko navuga uko byumva nyine nawe byumva uko, ariko menya ko mu kabari kujyamo ndetse no kujyamo ni ibintu bitandukanye, kandi byose bituma urugo rwawe rusenyuka bitewe n'uburyo bumwe cyangwa ubundi. Rimwe na rimwe ukurira amafaranga ugasanga uri kuyabara uvuga uti aya ngaya ndajya agahene mu kabari, aya ngaya, mbese ugasanga ibintu byose uri kubanza gupanga ngira mu kabari, nyuma no mu rugo ugasiga yaho. Rimwe na rimwe ukunda kujya ibiryo byo mu kabari, wagera mu rugo ukavuga uti sindarya, cyangwa se ukabona afite gahunda yo kuzabikora. Niba uri umusore uvuga uti ninzajya ngera mu rugo nzajya mpaha mbibasigire. Arega igihe wakundanaga na girlfriend wawe, ego mwarasangiraga rimwe na rimwe ibiryo mugasangira, ariko wowe ugereye mu rugo uri kujya mu kabari, ntusangire n'umuryango wawe cyangwa se n'umudamu wawe. Rimwe na rimwe yatetse, yarushye, buri kimwe cyose yagikoze kugira ngo aze arye ndetse musangire munaganira. Ariko wanywereye mu kabari, urira mu kabari, uratashyuye ujuye kuryama, mbese ugasanga ibyo byo mu rugo uri kubiharira umugore. Aho ngaho bisenya urugo, kuko nta gihe nigeze mbona igihe wahashya ibiryo ukabibarekera ngo birire wowe wariye. Aho ngaho ntabwo byongera umubano. Abana bashaka kubona uri kurya uri gusangira nabo, kuko niho urukundo rugaragarira. Kandi igihe umwana wabonye uri kuganira n'umugore wawe cyangwa se na madamu wawe, ndetse nawe mukaganira munari gusangira, byubaka umubano hagati yanyu nabo. Itegeko rya 8 riravuga ngo gira inshuti nziza.
Wa mugabo ukeneye kubaka urugo rwiza ariko ufite inshuti mbi. Izo nshuti mbi zishobora kugusenyera kandi uvuga uti izi nizo nshuti zanjye za nyazo kandi nizo nshuti nkunda. Gerageza ugire inshuti nziza kuko bizagufasha mu gutuma n'iterambere ryawe rijya kure. Kuko nuba ufite inshuti mbi nizo za nshuti zizakujyana mu ndaya, nizo za nshuti zizakujyana mu kabari, nizo za nshuti zizagukorera buri kimwe cyose kitari cyiza kuri wowe. Kuko inshuti mbi ntiyakwifuriza icyiza nayo ibishaka ngo ube mubi. Ibyo ngibyo rero si byo nkwifuriza, ahubwo ndakwifuriza kuba umuntu mwiza kandi unafite inshuti nziza kuko birafasha. Itegeko rya 9 riravuga ngo ntukabe imbata y'inda yawe. Nkuko twabivuze, uri umusore ukeneye kuba umugabo, uri umugabo ukeneye kuba umugabo uhamye kandi umugabo w'intangarugero, ariko uri umuntu wabaswe n'inda. Urumva ko buri kamwe kose karabanza ari wowe urakagenzura ku byerekeranye n'ibiryo. Ugasanga umugore wawe ari guteka ariko urukumva ko ushaka guteka cyangwa se uburyo ke wari guteka utari kubyishimira cyangwa se ari kukwarurira bike. Ubushakashatsi naje kumva bamwe mu bashakashatsi bakoze bavuze ko igihe cyose uri umugabo ibintu utagomba gukora mu buzima bwawe kugeza upfuye. Igihe uri umugabo ntuzajye ibiryo bikonje. Ikindi ntukemere guteka ngo nuko umugore ari kugutekera ibiryo bibi. Rimwe na rimwe hari umugore aba yatetse ibiryo bibi ukavuga uti kuki watetse ibiryo bibi. Rimwe na rimwe hari umunsi wigeze kubona yatetse ibiryo bibi ukamutekera, wowe umugabo nyine ugahita wifatira isafuriya ukabiteka. Rimwe na rimwe umugore wawe nawe ashobora kuba yagize akavuga uti ko wari wowe uteka neza se yubiteka. Nabyo ibiryo bikonje hari igihe aba afite ubute akanga guteka kuko azi gukunda bya biryo bikonje, akavuga uti cyagese ko wabireba wabaye iki. Rero niba ushaka kuba umugabo wa nyawe uzirinde gukora ayo makosa kuko bishobora kugusenyera kandi bishobora no gutuma icyubahiro cyawe gitakara. Itegeko rya nyuma ry'abagabo riravuga ngo senga Imana. Niba ushaka ko urugo rwawe cyangwa se uba umugabo uhamye, ntabwo waba umugabo uhamye utameze nka Yesu cyangwa se udashikamye nka Yesu. Mu buzima bwa Yesu yari umugabo ushikamye, nubwo atigeze ashaka umugore ariko yari umugabo. Rero ndakwifuriza kuzaba umugabo umeze nka Yesu, ukora ibintu bizima kandi biri ku murongo. Nibyo uyu munsi nabateguriye, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro. YouTube channel wari uriho yitwa Aime Heart. Iyi video tuyibagezaho twayiteguriwe na studio yitwa Igeno Media. Naho nge ubategurira buri kamwe kose mubona imbere yanyu nitwa Aime. Mukomeze kudukurikirana kandi iyi video isangize ku nshuti zawe niba uri umugabo cyangwa se niba uteganya kuba umugabo. Murakoze cyane.